kubitoza bagenzi bacu ndetse mu maparuwasi yacu, mu masantarari yacu, mu makorari yacu yadutumye. Kristo Yezu akuzwe. Ibyo tubasanzemo byari byiza kandi byari bikwiye. Yego wenda dukereho gatoya, ariko turagerageza gukoresha neza igihe kugira ngo tutaza kubangamira n'abandi bari buze gukurikiraho. Ikiganiro cyacu kirimo ibice bibiri. Tugiye kubanza aya mabwiriza, nyuma Padiri Julian ari buze kugerageza kuyahuza na zimwe mu nyandiko za Kiliziya, cyane cyane Sacrosanctum Concilium, hanyuma azi no kuduha umukoro turi buze gutekerezaho mu matsinda. Aka gatabo benshi kabageza mu maparuwasi, nubwo kugakurikiza cyangwa se kugerageza kukinjiramo hamwe na hamwe bigenda bigorana kubera impamvu namwe ubwanyu muzi ntashaka gusobanurira hano. Muzi yuko aka gatabo kagena abakristo bose, imbaga yose, ari abasaserdoti n'abakirisitu, kibutsa nta gishya gafite, ni ukwibutsa ibyagombye gukorwa nuko bigomba gukorwa, hirindwa cyane cyane amarangamutima no guhimbaza ibikorwa bya liturujia bitewe nuko umuntu yaramutse. Ni ugukumira kugira ngo hatagenda haduka imigirire ishobora guteza urujijo mu ikoraniro ry'abakirisitu. Ibyo tugiye kubabwira rero twabatoranyirijemo ibirebana n'ubutumwa muhuriyeho n'abandi bakirisitu muri rusange. Bireba abasaserdoti tubikuramo. Hari ingingo zimwe na zimwe ntari buze gutindaho kubera yuko zumvikana, akaba n'izindi ndi buze gutindaho wenda zirimo amabwiriza mashya. Ku ikubitiro turabanza kumva inyito. Hari inyito zari zisanzweho, irimo gusoma misa, irimo kumva misa. Abepiskopi bacu bifuje ko byakumvikana kuri ubu buryo, bikumvikana guhimbaza misa cyangwa se gutura igitambo cy'Ukaristiya cyangwa se gutura igitambo cya misa. Mpamvu nta yindi nuko izo mvugo za mbere, kumva misa cyangwa se gusoma misa, hatagaragaramo ikintu wumva wagize icyawe, ahubwo icyawe muri rusange, ahubwo ugasanga ari akantu gaco cyane. Ni ukuvuga ntago hagaragaramo wa muco mwiza ivugurura rya Vatikani ya kabiri yatuzaniye ryo gufatanya umuhimbazo. Bityo rero bifuza yuko twajya dukoresha guhimbaza misa, gutura igitambo cya misa cyangwa se gutura igitambo cy'Ukaristiya. Ni nimero ya mbere y'aka gatabo. Hari ibindi bavuga bijyanye no kwitegura neza kujya mu misa, dusoma kuri nimero ya mbere kugera ku ya 11. Harimo utuntu tugera kuri 5, harimo kwirinda ikintu cyatuma uza mu misa udatekanye, kwirinda ikintu cyatuma uza mu misa udatekanye, kwirinda gahunda za mbere ya misa zatuma ukererwa, kugira umuco wo kuzirikana ku masomo mbere no kumenya ikiruze guhimbazwa, ndetse guteganya ituro no kuriteganyiriza abana kuba bafite, gutegurana isuku haturirwa igitambo cy'Ukaristiya hitawe ku bimenyetso ndangakwemera. Ibyo ni ibintu 5 bigomba kwitabwaho cyangwa bishamikirwaho n'ibindi mu bijyanye no kwitegura neza kujya mu misa, kujya guhimbaza igitambo cya misa. Hanyuma dufashe urugendo. Iyo tugeze ahaturirwa igitambo cy'Ukaristiya hari buze guturirwa misa, dufata umwanya wo gutuza tuzirikana ibyo tugiyemo. Hanyuma icyo gihe umuntu aba yageze imbere mu Kiliziya,
umwanya wo gutuza no kuzirikana. Ntabwo rero ari igihe cyo guhanahana amakuru. Rimwe na rimwe ayo makuru cyangwa se ibyo biganiro byaza gutuma umuntu ari buze yinjira mu gitambo adatuje cyangwa se adafite umutuzo muri we. Mbere yo kwinjira mu misa, buri wese asabwa kuzimya telefone. Kurikiye abenshi tuba bafite telefone kugira ngo itaza gusakuza cyangwa se gutungurana. Ukasa telefone y'umutima kugira ngo Yesu Kristo abe ariyo aza gukoresha muri iyo misa. Hanyuma muzi yuko iyo dutumiwe mu bukwe tugenda twese dusa neza, ntabwo ari byo? Ibirori byacu turabyubahiriza. N'ibirori rero tuba tugiyemo na ntama tugomba kubyubahiriza. Buriya kujya mu misa umuntu yabigereranya no kunyarukira mu ijoro akanya gatoya, kujya kwitegereza uko bizaba bimeze icyo gihe tuzaba turi mu ijoro. Ntabwo rero wajya mu bukwe bwa ntama ugiye wambaye uko wiboneye. Ibirori byose biritegurwa kandi ukabyinjiramo ufite icyubahiro cyabyo. Iyo myambaro rero burya isuku ntabwo igombera ubushobozi bwinshi. Niyo waba ufite umwambaro umwe cyangwa se ibiri ariko ukagakorera isuku, ukambara ukagakora isuku, iyo ugiye guhura n'abandi burya n'abandi barabikubahira kandi bakanabigushimira, aho kugira ngo ugende bavuga bati uriya yaturutse muri he shyamba, uriya yaturutse mu bihe biraro. Iyo suku rero ni ngombwa. Iyo winjiye mu kiliziya turabiza ko abakristo bafite akamenya ko ikimenyetso cy'umusaraba hari amazi y'umugisha bakayifashisha biyibutsa ubusukurwe n'ubutungane bagiye gushakisha imbere y'Imana. Hanyuma mu kwica iki wenda ni ukukivugaho gatoya, kireba cyane cyane abashinzwe gutegura kandi namwe mushobora kuba murimo. Ubundi misa cyangwa se igitambo cy'Ukaristiya ni byiza ko gitangirira ahandi hatari kuri alitari, kuvuga nko ku nteko y'umusaserdoti ahari buze kwicara, kugira ngo hagaragare neza ameza abiri abari mu gitambo cy'Ukaristiya basangiriraho. Nangahe murayazi? Two nka kumabera angahe? Angahe? Abiri nyine sinarimaze kuyavuga se. Nubundi amabera asanzwe ari abiri. Yaba yatatu irya gatatu ntirikora. Sibyo? Muri turuzi rya mbere ni irihe? Ibere ry'ijambo ry'Imana cyangwa se ameza y'ijambo ry'Imana. Rya kabiri igitambo cy'Ukaristiya. Ibyo byombi rero igitambo cyagombye gutangira rwose bigaragara ko bitandukanye. Niyo mpamvu ahatangirirwa misa aho bishobotse hose hagombye kuba ahandi hatari kuri alitari. Bityo rero kuri alitari nta kindi kigomba kuhakorerwa cyangwa se kuhategurwa kitari igitabo cy'amavanjiri cyangwa se kivanjiri kiba cyaje mu mutambagiro. Sibyo? Hanyuma dutangira n'ikimenyetso cy'umusaraba. Murabizi ko tugomba kugikorana ubwitonzi, sibyo? Bwitonze kuko ni ikimenyetso cya mbere mpamya kwemera gihamya ibyo twinjiyemo. Hajya tugikora dute? Ni nyine hari amagambo ariko hari n'uburyo tugomba kugikora. Nta mwana hajya ni hehe? Ni hano? Ku gatuza? Ndakurahiye. Ni ukuvuga ikimenyetso cy'umusaraba kigomba kukwahuranya kikakugera hagati nuzo. Hagati y'umuntu rero waba murebe waba mugufi, menya ku mukondo hano ariho hagati. Aha niho nta mwana. Izina ry'Imana Data, nta mwana,
na Roho Mutagatifu. Hapana hasi yaho. Hari abantu b'inkubaganya hapana hasi yaho. Ahangaho ubundi ni umuntu avuga ko ari cya kabiri cy'umuntu, yaba muremure yaba mugufiya. Izina ry'Imana Data na Mwana, donc no munda naho hagomba kujyamo. Hanyuma ugakomeza gutyo n'aya magambo yabuteganyijwe. Hanyuma ibyo kigakoranwa ubwitonzi, kandi tukabitoza n'abakiri batoya. Ari gihe umuntu ajya gusenga, niba ari isoni, niba ari ukwanga kwerekana ko ari umukirisitu, ugasanga ari muri yirukanka cyane kuko udashaka kumenya niba ari ikimenyetso cy'umusaraba cyangwa se niba ari ikindi kimenyetso utasobona igisobanuro cyacyo. Kigomba kurana ubwitonzi rero, kuko ni igikorwa cya mbere cyo guhamya ukwemera kwacu kwa gikirisitu, kuko twemera Imana imwe mu batatu. Ibyo tubisoma muri agatabo kuri nimero ya 69. Hanyuma rero turatangiye. Umusaseredoti ati inema y'umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu urane nange. Musubiza ngo iki? Urabihorane nawe. Bimaze gufata ahandi raba ngo nawe kandi muhorane. Oya, ntago basubiza nawe kandi muhorane. Iki gisubiza nawe kandi muhorane, ibi bivugwa gusa iyo indamutso ari Nyagasani Yezu nabane namwe. Sibyo? Niho mwe musubiza muti nawe kandi muhorane. Mu kwicuza ibyaha, umuhango wo kwicuza ibyaha, mu gikorwa cyo kwicuza ibyaha hari imigirire ibiri idakwiye. Umugirire wa mbere ni ugupfukama. Nabonye muri iyi minsi ari nimugoroba ari na mu gitondo harimo abantu nka 2 cyangwa se nka 3 bapfukama. Niho nabonye. Ndabasobanurira impamvu. Ikindi undi mugirire ni kwikorera ikimenyetso cy'umusaraba. Sibyo? Kuri nimero 79 y'aka gatabo barabisobanura. Iyo tuza kuba dufite umwanya twaye kujya tuvugana nimero tukayisoma. Donc mu gihe cy'umuhango wo kwicuza ibyaha, mbere ya tubabarira Nyagasani ntibiteganyijwe gupfukama, kunama no gukora ikimenyetso cy'umusaraba, ahubwo twese tuba duhagaze. Sibyo? Impamvu murayumva? Impamvu nta yindi. Iyo twinjiye mu gitambo cy'Ukaristiya, by'umwihariko ku cyumweru, cyaba ku cyumweru cyaba ku mubyizi, ikintu kiba kituzindiye cya mbere ni uguhamya izuka mu twemera. Sibyo? Mu guhamya izuka rero muri liturujia, umugenzo wo guhamya izuka ni guhagarara. Nuwo mugenzo ubisobanura, umugenzo w'umubiri dukoresha, kuko no mu wacu tukoresha dusenga. Gupfukama muri liturujia y'igitambo cya misa ni igisobanuro cyo kuramya. Sibyo? Kuramya. Kandi mu gitambo cya misa aho dupfukama turamya ni mu gihe cy'ihindura amaturo, muri consécration gusa. Sibyo? Ndavuga imigirire duhuriyeho rusange nk'ikoraniro. Icyo gihe rero hari abantu batari bake, nta nubwo najya nabimpaka, bibwira ko gusenga upfukamiye ahari ari bw'Imana yumva kurusha uko wasenga uhagaze. Noneho byagera muri kiriya gihe bati Imana rwose imbabarire, ubu noneho ndashaka imbabazi zanjye, reka mpfukame niho ndi buze kubabarirwa. Mu gitambo cya misa nongere mbisubiremo, dupfukama muri consécration tugamije kuramya wagize ute, waducunguye. Uriya wari uzi ko ku cyumweru no mu gihe hatanzwe ubupadiri, mu gihe hasabwa abakirisitu gupfukama mu gihe tugiye kwambaza Roho Mutagatifu,
ku cyumweru tudapfukama? Kubera iki? Tuba turikiri muri cya gikorwa cyo guhamya izuka, sibyo? Ku cyumweru. Indi minsi byo barabyihanganira, ariko ku cyumweru nta gupfukama. Mubona ko n'umwepiskopi nawe aba ahagaze indi minsi agapfukama. Hanyuma ibi nabyo mumaze kubimenyera, ntabwo ari bishya. Ndakeka Kigali twari twatangiye mbere yuko aya mabwiriza haza, tumaze kumenyera, kandi niko bimeze ko ivanjiri ibanzirizwa na Haleluya, sibyo? Haleluya kandi itavangiye, sibyo? Itavangiye. Iyo ivangiye, amagambo yayo yagombye kuba avoma mu ivanjiri y'uwo munsi, sibyo? Mu ndirimbo z'imibyizi hamwe na hamwe hari batari babimenya neza, cyangwa se batashyizemo imbaraga zo kugira ngo bakosore. Hari indirimbo mujya mutoteza, reka ndebe niba ndayibuka. Haleluya, 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 sibyo? Bakadusomera amagambo ateganyijwe, ndavuga mu mibyizi, twarangiza kuzwa iteka Nyagasani. Iyo kuzwa iteka ibije gukora iki? Oya, usubiramo ya haleluya uko wari wayiteye imbere. Iyo ntero ushobora kuyikoresha ryarise, nta naho wayikoresha. Haleluya itavangiye. Hanyuma twasoma ya magambo. Iyo ntero ushobora kuzikoresha mu gihe tutasomye ya magambo yo mu gitabo cy'amasomo. Urumvikana? Mwahise muhaguruka mugahita mutera gutyo mugashyiraho iyo ntero, uretse ko nayo atari ngombwa. Wagombye kuririmba Haleluya, padiri agahita atangaza ivanjiri ntagatifu utamushyiriyeho ibitero, sibyo? Twakomeje. Ahangaha ndagira ngo nsindagira akantu. Hari iminsi mikuru isaba ko mbere ya Haleluya, nyuma y'isomo rya kabiri, haba hari ikishongoro cyihariye. Iyo minsi mikuru murayizi? Kuri Pasika nyuma y'isomo rya kabiri kirahari. Nta burenganzira nawe mufite bwo kugisimbuka, kandi kiririmbwa cyose. Ndumva iririmbwe, ndibuka melodi ya Matayo, bakristu n'imitima yacu tishimire Pasika. Icyo kishongoro nyuma y'isomo rya kabiri ntabwo kivaho, kandi kiririmbwa cyose, sibyo? Tukaririmba, abaririmbyi bashobora guhaguruka kugira ngo amajwi yabo ashobore kugenda, ariko ikoraniro ryo rikomeza kuba ryicaye. Aha kabiri, kuva nabaho dutobatoba, yewe na mwe seminari nkuru, datawe baranyica noneho. Hano baranyica. Ku isakaramento, ratasiyoni, lauda siyo. Iryo kishongoro nyuma y'isomo rya kabiri kiraririmbwa, kandi cyose bitero 24 cyose. Noneho kubera gushaka kwiyorohereza, twebwe turayifata tukayijyana mu gutambagira isakaramento, naho yajyamo, ariko aho iteganyijwe bwa mbere itegetswe. Nyuma y'isomo rya kabiri ratasiyoni igomba kuririmbwa yose, bitero 24 cyangwa 25, sibyo? Icyo turagifashe. Mbo hari aho umwaka utaha nimutangira kubikora, wenda hari umwe mu nashatse gutera ibuye kandi ntazigera nditera, yahaguruka ati icyo kiririmbo kirekire mukireke. Ntabwo nshaka kuvuga mu baririmbyi, nange murabyumva, ahubwo ntabwo nabikora muri abantu beza, sibyo? Ntabwo mwabikora muri abantu beza, ariko hakagira umuntu ati icyo kiririmbo ni kirekire nimukireke
duhite mutera haleluya twigendera. Ntabwo ari byo. Uwo muntu uzamubwira yuko arimo guhemukira ibyo yitangiye. Aha gatatu kuri Pentecost, aho ikijambo cya Pentecost ni iki ntago nyibuka neza. Kuri Pentecost naho hari ikishongo giteganyije nyuma y'isomo rya kabiri. Icyo kishongoro kirangiye niho dushyiraho haleluya, sibyo? Donc kuri Pasika, ku isakaramento no kuri Pentecost, mbere ho hari n'ikishongoro cya Noheli. Ariko icyo cyo gishobora kuza mu gitaramo cya Noheli, uretse ko cyo bavuze ko ari ad libitum, niyo mpamvu mutanakibona no mu gitabo cy'amasomo. Ibyo ndumva byumvikana. Murazi neza ko haleluya mu gisibo tutayikoresha, ariko mu gisibo ntabwo tuyikoresha, ariko mu misa zo gushyingura ishobora gukoreshwa, sibyo? Sinzi ahantu hadutse rero itegeko cyangwa abwiriza rivuga ko ngo mu gushyingura haleluya idakoreshwa. Kubera iki se? Kandi tuba turimo gushyira umuntu mu cyizere cy'izuka. Uzakubwira ko idakoreshwa, uzamubwira ko abepiskopi babyibukije kuri nimero 158 ndetse n'162 muri aka gatabo. Oya, 114. Akandi nshaka kwibutsa, namwe mujye mwibukiranya mu ndangakwemera. Iyo byashoboka ngo dufatanye guca aka kantu. Iyo inyigisho irangiye, padiri wenda avuze ati muhaguruka tukwamamaza ukwemera kwacu, ujya kubona abantu barimo kurushanwa gusohoka, abandi binjira nk'abari mu biro bya Gasutamo. Binjira. Tuba dusohotse tugiye hehe ko twategujwe yuko tugomba kuza twabanje kwikibanira n'ibijyanye n'umubiri. Akenshi aba ari ukurambirwa. Ahari baba barambiye ibyo padiri yavuze, sibyo? Hari n'abagera hagati muri omeri bakisohokera. Ni nk'aho bavuze bati nta n'icyo arimo kutubwira uriya muhungu wa runaka, kuki dusohoka? Ngo kubera iki? Niba tugiye kwamamaza ukwemera tugomba kubikorera hamwe, nta mpamvu yo gusohoka. Ako kantu mujye mukibukiranya. Hanyuma hari amagambo akoresha mu ndangakwemera avuga ngo yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyagwa na Bikira Mariya nuko aba umuntu, sibyo? Ayo magambo tuyavuga twunamye. Mbere n'ahantu hose havugwa Yezu Kristu, Yezu, abantu bagomba kunama bukeye. Donc yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyagwa na Bikira Mariya nuko aba umuntu. Tuyavuga twunamye. Mubona yuko n'abahimbyi babizi. Aho hantu n'indirimbo yo bayihimbye ubona amanuka muri crescendo, wajye muri crescendo cyane decrescendo. Agenda amanuka akongera agatege tugeze kwizuka. Hanyuma mu gihe ku munsi mukuru wa Bikira Mariya abwo akabyarwa azabyara umwana w'Imana, Annonciation. Ndetse no ku munsi mukuru wa Noheli, iyo bageze kuri ayo magambo barapfukama. Ntawe nawe nabibona. Nyamara murabikora? Mwajya mubibwira n'abandi se? Donc ku munsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana, Annonciation, no ku munsi mukuru wa Noheli yasanye ku bwa Roho Mutagatifu, abyagwa na Bikira Mariya nuko abo umuntu, tubivuga dupfukamye. Kugira ngo twinjire muri iryo banga ry'uko umwana w'Imana cyangwa se Imana yigize umuntu muri Yezu Kristu, kugira ngo tuzahure. Tugiye handi hantu, nabwiye ko twabatoranyirijemo ibihura n'ubutumwa bwanyu cyangwa se n'ibyo musangiye n'abandi bakirisitu. Ku bijyanye n'amaturo, ubundi bwirizwa duhuriyeho na Kiliziya yose
nuko dutura rimwe gusa. Igisobanuro cyaryo ni iki ngiki, nuko ituro utanze ari ituro rijya kwiyunga ku gitambo cya Kristo. Sibyo? Sibyo ra? Niba mutari mubizi mubimenye, ituro utanze ni ituro rijya kwiyunga ku gitambo cya Kristo, ku buryo n'umutambagiro w'amaturo wateganyijwe w'ibintu bisanzwe nawe wagombye kujyamo aho ngaho. Sibyo? Nkurikije ko mundeba ntimubyemera, kuko ngo ibyo ngibyo bigomba kujya mu gushimira Imana. Igitambo cyose no gushimira Imana. Hamugiwe? Ntabwo muzi ko igitambo cyose ari gushimira Imana? Eucharistie ni igiki? Gushimira Imana. Noneho rero igikurikiyeho, ako ngako murakumvise se? Ndagira kugira ngo mvuge igikurikiyeho. Ngako murakumvise? Donc nuriya mutambagiro w'amaturo wagombye kubya muri kiriya gice giherekeza ihereza amaturo y'umupadiri. Sibyo? Noneho rero hari igihe paruwasi runaka iba ifite igikorwa gihura n'abakirisitu, icyo gihe nicyo gishobora kujya mu gihe cyo gushimira, ariko nanone icyo gikorwa kikagira igihe gisorezwa. Icyo gihe kandi ntabwo byitwa ituro. Niba bajya gushishikaza mujye mubivuga gutyo, ni inkunga y'igikorwa runaka. Sibyo? Kuko ituro tubanze twumvikana igisobanuro cyaryo. Niba twumvi igisobanuro cy'ituro n'ibindi tuzabyumva. Sibyo? Ni inkunga y'igikorwa runaka kubera iterambere rya paruwasi. Sibyo? Ni nayo mpamvu ku minsi ku byumweru bimwe na bimwe, sibyo, hari inkunga, ariko nyine bahindura izina hari kugira ngo mujye mwumva yuko ngo ari ngombwa. Hari inkunga igenerwa ibikorwa bimwe na bimwe bya papa. Sibyo? Muzi ko ari bigera kuri 5. Sibyo? Icyo gihe iyo nkunga itangwa mu gihe cyo gushimira. Sibyo? Reka ngasoma ko nakanditse hano. Ku byerekeye n'umutambagiro w'amaturo, abakristo bari bukora umutambagiro w'amaturo bimenyekanisha mbere y'uko misa itangira. Umusaserdoti agateganya uko ari buze kwakirwa. Abazanye amaturo y'ibindi atari amafaranga bazira icyarimwe, nta bukererwe bujemo, birinda kuza urushorongo ngo bitaba ngombwa ko umusaserdoti yongera guhaguruka kwakira amaturo. Umutambagiro uba gusa igihe cyo gutura. Iyo hari ituro ridasanzwe ryateganyijwe kubera impamvu runaka, rishobora gutangwa mu gihe cyo gushimira, ariko ntibibe akamenyero gahoraho. Ni ngombwa kubanza gusobanurira abagize ikoraniro impamvu y'ituro rya kabiri, kuko usanga ituro ry'abakristo ritangwa mu gihe cyagenewe guhereza umugati na divayi biza guhinduka umubiri n'amaraso bya Kristo, rikiyunga ku gitambo cya Kristo. Ibi bintu nsomye gutya biri mu mukara, sibyo? Umwepiskopi yabyumvikanyeho n'abapadiri ku itariki ya 16 Kamena uyu mwaka mu nama yagiranye nabo isanzwe bita Presbyterium. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ko iyo bimaze kumvikanwaho, ubundi bishyirwa mu bikorwa uko byakabaye. Gusa nka Padiri Theophile wabaye muri paruwasi zitashoboye kugeza ubu,
ntago nyubeye ko ikibazo cy'inzara gishobora gutuma padiri ahindura na gahunda z'umwepiskopi, ariko sibyo ndongera kubisubiramo, sibyo, kuko abakristu ubamenyereje gukora ikintu muri kiriya gihe ushobora no kubona ibisumbye ibyo bazana mu gushimira, kuko n'ubundi afata inote y'100 akayimanyuramo kabiri akaguha igiceri cya 50 muri cya gihe cy'ituro nyirizina, no mu gushimira akakuzanira igiceri cya 50. Ntabwo ariko bigenda, nigeze kujya mu misa muri paruwasi runaka, ntari buze kuvuga, bari mu bibazo byo kubaka paruwasi, nyanyivuze hano hari abantu bahita bimenya, nsanga mu misa yo mu mibyizi harimo gutura inshuro 5. Mvuze ibyo bikorwa abarimo hano bari buze guhita bimenya. Inshuro 5 mu mibyizi, ijya mbere ni ugutura bisanzwe, sibyo? Irya kabiri ni intebe, irya gatatu ni amapave, bariyumvishe we ni amapave. Urumva? Mvuze gutura, intebe, amapave. Irya gatatu twari mu kwezi kw'umuwezi nk'uko kwa 8 iry'impuhwe, sibyo? Irya gatanu ubwo sinigibutse, ariko harimo amaturo 5. Nk'ibyo bintu kubisaba umuntu umwe, ubwo murumva byaba ari byo biyumvise, mbonye barimo kundeba nabi. Ako ngaho kwituro nashakaga kuhatindaho, ngira ngo ndababwire yuko hari iby'umwepiskopi yumvikanye n'abapadiri bose. Donc iyo hakoreshejwe icyotezo, abakristu bamaze konswa ntibongera kwicara. Akanako bakatwibukije kandi ari ngombwa. Iyo bamaze konsa hakoreshejwe icyotezo, sibyo? Ntabwo twongera kwicara. Nyine ntabwo twongera kwicara, ahubwo dukomeza duhagaze kugera itagatifuza amaturo ritangiye, tukabona gupfukama. Itagatifuza amaturo ubwo ni consécration. Gupfukama bitangira indirimbo ya nyir'ubutagatifu irangiye, hagibwo irangiye kugera ku isengesho rya Dayimani ishobora byose. Nuko akandi ndashaka kujya kagira, donc akamenyero ntago nzi igihe kaziye, nanjye nakuze ariko bimeze, ariko aho mariye kubibona natangira kugenda byibutsa, kugira n'amahirwe n'abepiskopi barabyumva, bituma kano kanuza kajyaho. Iyo padiri avuze ngo bavandimwe n'ubusa kugira ngo itambo cyanye nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose, bigenda gute? Niho duhaguruka, ntago dutegereza yuko avuga isengesho riherekeza amaturo. Iyo agize ati bavandimwe nimuse kugira ngo duhita duhagurukana n'abavandimwe. Bavandimwe nimuse kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Abakristo barasubiza ngo Nyagasani niyakire igitambo umuhereje, ntago ari tumuhereje. Ko kantu mujye mukibuka, icyo gihe abakristo bagize ikoraniro bahita bahaguruka bakikiriza bose icyarimwe bakoresheje amagambo nyine yabugenewe, sibyo? Humura ntago nongera guhagarara niba ndimo gukujena. Nako kana nkavuga kubera ko nibutsa guhaguruka. Hanyuma donc noneho hano bakatugira inama ati byiza bahaguruka indirimbo yo gutura ikimara kurangira, kugira ngo amagambo akurikiyeho yose bayakurikirane neza bahagaze, sibyo? Tugeze ku kindi kintu umwepiskopi yumvikanye n'abapadiri, ariko nyine hari aho kubera impamvu z'amarangamutima yo kuntu ku giti cye, amashyi yo muri consécration. Mwumve ndababwira ibyo bumvikanye, padiri aramfasha gusobanura, kuko nako kubisoma wenda urubuza kunsomera aka kantu maze kugira. Donc mu gihe hazamuye umugati cyangwa divayi, ntibiteganyijwe n'ibitabo bya liturujia gukoma amashyi. Hateganyijwe umutuzo ushengerera umwami witanze kubera inyoko muntu.
hari abafite akamenyero ko gukoma amashyi bita ko ari ayo kuramya no gushimira umwami wacunguje isi yose igitambo cye gitagatifu. Bakwiye kubikora ku buryo butabangamiye umutuzo w'isengesho n'uburyo bwo kuramya muri kiriya gihe. Ni nimero ya 5 ya 105. Cyane cyane bibuka ko kakantu mukumve neza, amashyi agenewe umwami mu muco w'Abanyarwanda ari uguhuza ibiganza ku buryo budatanga urusaku. Kakana karumvikanara. Ibyo nibyo bita mu Kinyarwanda gukoma yombi, guhuza ibiganza ku buryo bidatanga urusaku. Niba mwaritegereje Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa iyo ari kumwe n'abandi bepiskopi atari wayoboye, mwitegereje kuntu akoma amashyi? Mwarabyitegereje? Uwamwitegereje ninde? Ese ko mamukanuye amaso murangaye muri guhinduranya impapuro gusa. Ubwo ni urugero rumwe mbahaye, muzamwitegereza. Ubu ngubu nuko aba yicaye, nuko aba yicaye. Undi twari dufite wabyubahirizaga, Padiri Safu Nyakwigendera. Undi uyu musaza turi kumwe hano mu seminari ukuze utakigaragara, Padiri Karango. Urumva? Ejo nagiye Cyangugu, no mu mise kuwa kangahe sinzi, kuwa mbere nagiye Cyangugu. Nturi gitambo ndi kumwe n'umupadiri witwa Tadeyo, nimwe mu basaza basigaye Cyangugu. Ibyo nabyo ndamwitegereza ko ntabikora. Ayo niyo mashyi, ariya mashyi y'abakonseye bakennye cyangwa se utugore tw'umubaye bakubise muruza. Ntago nzi aho yaturutse, ni mama ya Mungu. Ntago nzi aho yaturutse, ntago nzi aho yaturutse. Ndagira ngo Padiri adusomere ibyo ibyavuzwe muri iriya nama. Nagakizemo hano ariko nagasome. Mu gihe cyo kuzamura umubiri wa Kristo n'inkongoro irimo amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, umuco wo gukoma amashyi warogeye. Hanzuwe ko twitoza kuramya Yezu mu Karistiya mu gihe cya konsekarasiyo, twirinda urusaku urwo ari rwo rwose. Ngo hanzuwe iki? Hanzuwe ko twitoza kuramya Yezu mu Karistiya. Nukuramya, nugutuza. Ibyo ntibyaberemo nama y'abapadiri n'umwepiskopi. Ubusa biracyari bya Teofili, ko abantu bose mu minsi yashize bavuga ngo bya bintu bya Teofili. Ariko uruhara muzi ko rwaje kubera liturujia. Bya bintu bya Teofili rero ubyabaye by'abepiskopi, sibyo? Udashaka kubikurikiza azarebe kiliziya ajya gukoreramo cyangwa se diyoseze ajya gukoreramo, sibyo bavandi? Kandi birumvikana kiriya gihe ntabwo ari igihe, yego harimo ibyishimo, ariko ni ibyishimo birimo no gutangara. Imana yiha abantu kuri buriya buryo. Ibyo ndumva byumvikana. Donc bakwiye kubikora ku buryo butabangamira umutuzo w'isengesho n'umuco wo kuramya muri kiriya gihe, cyane cyane bibuka ko amashyi agenewe kuramya umwami mu muco w'Abanyarwanda ari uguhuza ibiganza ku buryo bidatanga urusaku. Ni ngombwa kwitoza kuramya Yezu mu Karistiya mu gihe cya konsekarasiyo, hirindwa urusaku urwo ari rwo rwose. Umutuzo ni ngombwa mu isengesho. Ibyo ni umwe mu myanzuro nyine yafatiwe mu nama y'abapadiri mu kwiga kuri kano gatabo kuri iriya tariki nababwiye. Akandi katari kinjira hari wenda aho muri barababujije simbizi, no muri izi mise ebyiri maze kubibona. Iyo turangije guhazwa, sibyo, umusaserdoti cyangwa se umuhereza ari mu rugendo
ajyana ukarisitiya ahabugenewe. Dukomeza indirimbo yo guhaza twaririmbaga, birumvikana. Dukomeza indirimbo yo guhaza twaririmbaga, ntabwo duceceka. Hanyuma tukaza gufata akanya kagufi cyane Tabernakulo imaze gufungwa, twitegura nyine gushimira, sibyo? Twitegura gushimira. Hanyuma ubwo nyuma y'isangira n'amaso bya Yesu Kristo hagomba kuba umutuzo. Ibyo kandi bigakorwa nyuma y'inyigisho, na nyuma y'inyigisho hakagomba kubaho umwanya wo gutuza no kuzirikana ku ijambo ry'Imana. Ibijyanye n'amahoro ya Kristo munyemerere mbisimbuka gatoya kuko nta gishya kirimo. Byo kunamirana niyo baye babwira mute ntabwo bishobora kuzafata, ariko aho bizashoboka. Nyuma yo guhazwa, hari akamenyero ko gutera isengesho rya roho Yezu ntunganye n'andi asa nayo. Ntibikorwa kandi ntibiteganyijwe muri liturujia. Buri wese avuga irye ku mutima we. Akakunda akabasomera kugira ngo 152 ibivuga kuri ubu buryo. Iyo nimero igira iti amasengesho akunze kuvugwa mbere cyangwa nyuma yo guhazwa ashobora gufasha abagiye guhazwa kwitegura neza, agafasha n'abatari buhazwe kwakira Yezu mu Karisitiya mu mutima wabo. Nubwo adateganyijwe muri liturujia ya misa, sibyo? Ashobora kuba y'umwihariko w'umuntu ku giti cye aho kuba ayikoraniro ryose, sibyo? Keretse ayaba yaremejwe n'abashumba ba Kiliziya ko azajya avugwa na bose. Icyo gihe ayo masengesho agomba kuba azwi kandi ntabe menshi agerekeranye. None se mwabavandimwe, i Kigali hari isengesho umwepiskopi runaka yigeze ashyiraho umukono ngire tuzajya turivuga mbere yo guhazwa? Hari riharira? Mu myaka mfite nanjye ntaryo nigeze numva. Cyokoze haza amasengesho kubera ibikorwa runaka tuba turimo badusaba kuvuga nyuma y'isengesho ry'umwanzuro, sibyo? Rwose imyaka mfite yego ntago ari myinshi, ndabona hari nawe tunganamo hano nka Jean Marie. Urumva ubuse ibi ibintu bigenda biza abantu umuntu akabyuka mu gitondo agakira. None nabonye n'andi masengesho, mana yanjye noneho baranyica. Aragitabo naguyeho hariya ngo amasengesho y'abatowe. Uza amasengesho uvuga nyuma yo guhazwa, mbere yo guhazwa ni nka 6-12. Hanyuma na nyuma agaza gakubitaho nandi. Mana y'i Kigali, kuki muhata Yezu amagambo ariko? Mukeka ko ibyo ujya kuvuga batabizi? Ubwo rero ibyo birumvikanye. Igihe kandi umusaseredoti ashubije isakaramento muri Tabernakulo nyuma yo guhazwa, abakristu ntibahindukirira Tabernakulo, ntibayunamira igihe cyose misa, igihe cyose cya misa. Aho bakomeza kurangamira ni kuri uwo muhimbazo ushingiye kuri aritari. Muri nimero 169 barabivuga. Indirimbo yo guhazwa irakomeza kugera Tabernakulo ifunzwe. Namaze kubivuga. Kuyibutsa yuko abakristu iyo misa irangiye ihumuje basohoka mu bwitonzi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma urusaku rukaba rukeya, cyangwa se mwanabikora mukabikora mwigiye hirya ya Kiliziya, cyane cyane ko nk'iyo dufite misa zikurikirana bamwe baba barimo kwinjira mu mutuzo wo kwinjira mu isengesho, natwe tugasohoka dusakuza. Icyo gihe nta bintu bijyamo. Noneho rero ibibareba ku buryo bw'umwihariko, ndimo kwihuta muhumure, ni impamo ya Mungu. Abaririmbyi bagomba kuba bateguye mbere indirimbo bazakoresha mu misa, kandi bakaziga neza ku buryo buzafasha abaza muri iyo misa. Icyo kintu ntabwo cyumvikana. Hari ababingwa rero
bagira bati bakabaha gahunda ya misa ngo kubera yuko ari ibikonyozi byose muri muzika, kagira gutya byaroroshye bakohereza repertoire kuri telefone, nta na rimwe bahuye, baraje mu kiliziya ku munsi wa misa, ndetse n'abambere baje hasigaye iminota 2 bagatangira misa, kubera ko batahuje akaba abakotora, hakazamo bya bintu biryana mu matwi, dissonance. Turasabwa rero gutegura. Hari ikintu tugomba kwibuka, nuko tuba turi mu ikoraniro turigize, kandi natwe tugomba gusenga, sibyo? Tugomba gusenga. Zigomba kuba zizwi, kakana ko wenda hari aho kagenda kumvikana bitewe n'umupadiri uri muri paruwasi. Indirimbo nyinshi zagombye kuba zizwi, ikoraniro rishobora gukurikira. Ubundi nimujya mutegura indirimbo, mukabona mu ndirimbo muririmbye harimo 2, 3 muririmbye mwenyine, mujye mumenya ko mwatsinzwe. Mwaje gutanga konseri, ntago mwaje gufasha ikoraniro, namwe ngo mwaje gusenga, namwe ntago murimo kwifasha, sibyo? Murambwira mutariko, kuko hari aho nigeze gutanga iki kiganiro, hari umwe twari kumwe hano, ntundebe nabi, sibyo batisi? Atariko umwe arahatera gatoki, atariko ngubwo kurariza imbere zito ko mutubuza indirimbo nshyashya. Ninde wakuje indirimbo nshyashya? Icyo ubujijwe no gukiramo indirimbo nshyashya nyinshi, sibyoze? Hari banciye umutwe da, Imana ikinga akaboko. Iyo nza kuba ntambaye ikanzu babaranyuje mu idirishya bakanyungira n'umuzayo ngaho. Donc nibyo indirimbo nshyashya ni ngombwa, sibyo? Ariko ni ngombwa no kwibuka yuko n'ikoraniro naryo rikeneye gusenga ryifashishije indirimbo. Mu gihe mutari mwashobora kuzibigisha zose, nubwo hari izo badashobora no kwiga nyine, hese indirimbo y'igihogere nyogokuru yayigate. Abaririmbi bagomba kuhagera nibura iminota 15 mbere yuko misa itangira, kugira ngo babone umwanya wo gutuza no kuruhura amajwi yabo, maze baje kuririmba neza. Bagomba kuba begeranyije ibikoresho, andi bamaze no kumvikana ku buryo bari bukeneye byose. Rwose ntago bikwiye kubona umucuranzi cyangwa se umuyobozi wa korari agenda atanga amabwiriza, ahererekanya impapuro cyangwa ibindi bikoresho, kandi misa yatangiye. Nimero ya 17 na 18 irabitwibutsa, sibyo? Ibyo birumvikana. Hanyuma kandi nyine murabizi ko twese ntago dufite uburyo bwo kugenda, harabakora nk'urugendo rw'isaha cyangwa se narenga, abantu bagahumagira, ndetse nyine n'amazi amwe akagenda bavamo bagenda bagira gutya. Iyo uje kare uritunganya, hanyuma ukinjira mu misa wumva nawe utukanye. Uzi kuza wirukanka uri muri ibi ngibi, papa yakanze ukayikubitamo, wamara kuyikubitamo ntunayifungwe, abakobwa ugasanga kimeze gutya, ibintu nk'ibi ngibi biri hanze byose mwakabyaramwe, hanyuma wanayishyiramo ugafunga bisumbanye gutya, yababa data we. Kubera kuza huti utabanje kugira ukaza. Ibyo nabo birasabwa, kandi aho babikora mubona ko bigenda neza. Kubijyanye n'imyambaro twumvikanye na n'ubu ngubu yuko umwambaro wa liturujia ugomba kuba ikanzu. Donc ikanzu igenewe ibikorwa bya liturujia ari ikanzu y'ibara ry'umweru, washyiramo udutako ugashyiramo udutako, ariko nako dufite aho duhuriye na liturujia ntagatifu, cyangwa se ndabona protégé ari hatugenzura. Humura, iki kiganiro urgira ngo se ntikiri mu by'ingenzi. Ikindi ni ukubibutsa indirimbo iherekeza umutambagiro, kimwe n'indi ndirimbo yose iherekeza igikorwa, irangira icyo gikorwa kirangiye, sibyo? Niba umusaserdoti amaze gukora ibikorwa byo kubaha alitari, kuki utera indi ndirimbo ya kabiri
cyangwa se ugashyira ikindi gitero kandi ubibona. Hari aho rero ujya umupadiri cyangwa se n'umwepiskopi kubera wenda akeka yuko mufunze indirimbo agahita atangira yamara kuvuga ati ku izina ry'Imana data, abatipa nabo bagataho kubitamo ikindi gitero ibintu bikivanga. Oya, nimba ubona umwepiskopi umupadiri ibikorwa byo kubaha alitari birangiye, funga indirimbo, ibindi bitero uzabiririmba ubutaha. Ni kimwe niyo ubona yarangije guhereza amaturo kandi nta wundi mutambagiro uhari, amaze koga, hanyuma arahagaze nk'idarapo, aho kugira ngo uhagarike ukubiseho indirimbo ya kabiri ngo twari twaziteganyije, mu gihe ategereza yuko niya kabiri hagarika ukubiseho iya gatatu ngo twari twabiteganyije, kafuna umuheto. Ushobora gutuma mudu y'isengesho uwo muntu bayoboye imuvamo, akaba yavuga nabi kandi atabiramukanye, sibyo? Yego, ibyo nabyo mugomba kujya mubireba. Hanyuma hari ibindi by'umuco wacu dushaka guhuza n'ivanjiri, yego, ariko rimwe na rimwe bikabangamira indirimbo. Izo ni ingoma, abakaraza. Icyo muri iyo nama, icyo umwepiskopi yumvikanyeho n'abapadiri ni uko mu gihe hari ngombwa hagomba kurebwa imirishyo nyarwanda, irahari myinshi, irahari, yahurirwaho n'abakaraza, akaba ari ijya akoreshwa muri liturujia, aho kugira ngo bashake gusuka imirishyo yose yo mu kinyarwanda muri liturujia kandi bidahuye. Iyo byanze bikaba bitajyana n'indirimbo, ibyiza nuko abakaraza babanza mbere bakidagadura, hanyuma bakajya mu misa yarangira bakongera bakidagadura uko bashatse, sibyo? Rero iyo mirishyo niyo tugiye gushakisha muri iyi minsi kugira ngo turebe uko twabihuza kandi bikagenda neza. Byose bigomba gukorwa nk'abanyarwanda. Ikindi nicyo tumaze kumenyera, nacyo kimaze gufata, nuko indirimbo z'ibisango bya misa zitavangirwa, ntago ngitindaho. Hanyuma izihari zigakosorwa, nacyo cyumvikanyweho mu nama y'abapadiri, cyangwa zaba zidakosowe zigashyingurwa, sibyo? Tugafata izujuje ibyangombwa zose zihari, sibyo? Hanyuma zaburi nanone